pasiteri naramubwiye ngo Imana izamwanika kandi ibi byose n'ibirapoeta arimo aravuga ni ukuko Imana igenda yanika umuntu kuko nk'uko rapoeta bivuze uriya nta cyubahiro agomba nta cyubahiro tumugomba kuko ni umuntu mubi. Niba umuntu ashobora gufata video y'umukobwa yamwoherereje akabeshya ngo iyi video ni iya Gigi, biriya bintu ni bibi cyane. Urayibuka mwese kuko nyuma yaho nyiri video ari muri Kenya yarayifasha akata umutwe we. Nyuma yaho video irasohoka twese turayibona ya nyiri iriya video aranje aravuga ngo nge simbize ngo niba ari iya Gigi niba atari ngo niwe wayinyoherereje. Ariko Akimu reka nongere nkubwire irindi jambo hano, narakubwiye ngo umwamukorera azaguhemba. Kandi wari ufite inda y'uko y'amezi nari mfite inda sheri, nari mfite inda noneho kubera ko narabivuze mu mpindura umusazi, ariko nge yarampamagaye acurika telefone yategereza ko yanyenye icurika ndanga. Reka rero nkubwire, wari uzi ko ushobora kunseduiza cyangwa ukanyereka ku gapipiri kawe ngo ngire ikintu mbega nabikoraho, ariko reka nkubwire nubwo bwose wabigerageje nkarwana nabyo kugeza igihe nkubwiye ngo ntago bikunda. Umwami ukorera nongere mbisubiremo azaguhemba, kandi nibi byose nuko n'abadakwiriye kuguhangara bose baguhangare, isi yose iguhangare, umva n'amabuye aguhangare, n'ibiti biguhangare, buri kintu cyose kiguhangare kigushyire hasi kuko wirugubeshyera Imana kandi ntago ukorera Imana. Ndumva arico nabivugaho. Thank you. Agapipi kandi agapipi uyu mubyeyi baramwanitse bro. Ibi bintu by'uyu mubyeyi baramwanitse. Nge naje kwikorera iyanjye research nsanga yari afite inda y'amezi 2 nimba atari ukwezi. Nakubiswe n'inkuba. Ikindi cya kabiri ngiye kuvuga mfite n'ibimenyetso na recordings. Yaravuze ngo ningegera ngo ntabwo yajyana Ladies Choice mu butabera, ahubwo yamutereza amabanda akamwica. Ndishinganishije Akimu yavuze ngo iki? Naramubwiye ngo ntakajya nkanga, arambwira ngo ngewe ndingegera ngo umenyere ngo nanagutereza amabanda akakwica. Niko yambwiye. Ndishinganishije ndamutse mpfuye muzamenye icyo nazize. Nuko turumirwa. Rero wamagawe wamusega dukomeza kumirwa. Nuko dukomeza kumirwa, so dupipi bagiye batuzirika we. Yewe ninde ushaka pase? Yewe nanyene kanizamurire fani. Reka tumanze duseke. Ego ndakoroye Fani ntabwo nakubonye mushiki wanjye. ubu ndumiwe noneho nshatse najya gushaka. Cyakora rero reka mbabwire, Imana y'abagore ntabwo ariyo Mana y'abagabo. Okimu nimba Gigi yarakuvumye afite inda y'amezi 2, umuvumo w'uyu mugore uzagukurikirana. Ndazi uburyo yarize kuri iyi social media avuga ngo uramuharabika. Uyu Gigi amakuru nikururiye ngewe nifitiye n'ibimenyetso nuko ngo yari afite inda y'amezi 2 cyangwa ukwezi kumwe nimba nibuka neza. Nimba uyu mubyeyi yarakuvumye afite inda bizagukurikirana, nushaka uzamushaka umusaba imbabazi. Nicyo nge navuga, ariko ibindi byose ngewe rwose nta ruhare mbifitemo. Rapoeta nimba ari bukubage nimba ari bukugire gute ntago mbizi, ariko kubyagiga ibyo nanjye narababaye pe. Ntago nje kumubaga, nje gutanga ubutabera. Uje gutanga ubutabera cyangwa uje gusaba ubutabera? Oya ni ukubutanga. Ngeze ndasabira mu ubutabera mbusaba ndetse hano se nindi uri umucamanza. Ngiye nigize umucamanza muri aka kanya. Rapoe basireka agiye nivugire nimanukire nje kuryama. Pastor Akimu abantu bari hano bose baramushinja. Hano ni ku rukiko rwanjye. Abantu bari hano bose baragushinja. Zamure Congress. Nawe muzamure. Oya Jani nawe ntugakabye. Rapoe ngiye nkubwire. Inga kabye ngo biki ngashaka. Jani uretse gato mbwire Rapoete. Yewe umuntu wese uvuga ijambo ry'Imana ndamwubaha, navukiye mu muryango w'abakristu. Oya buretse gato, buretse guseka, navukiye mu muryango w'abakristu nzi Imana. Ariko
umupasiteri wese ava akagera amagambo agomba gusohoka mu kanwa ke agomba kuba ari meza. Yewe uriya mupasiteri numvishe ukuntu aza nyine agahanurira abantu akababwira ibintu ngo bikabakurikira bikaba, ashobora no kubikora kwa Satani kuko na Satani yavuye mu ijuru akora ibitangaza aza ku isi arabikora. Ibyo si igitangaza gikomeye, ariko umupasiteri nyamupasiteri ntabwo agomba kuza ari kuvuga ngo nkwature ibyimba magana, ngo uzaba indaya, ngo uzaba umurozi, ngo uzaba ibi. Ni urugero ndi gutanga, niho nagayiye uriya mupasiteri. Niyo umuntu yaza akagucira mu maso uri umukozi w'Imana, ugomba gusura amagambo meza y'umukozi w'Imana mu kanwa kawe, ntabwo ugomba gusura amagambo yo gutukana. Biriya bintu azara byo kuvuma abantu ku matikitoko, kandi nawe twarangije kubona ko ari indaya nkatwe ku mihanda, ninakora ibyangwa n'Uwiteka ku mihanda yemere yambara ubusa nk'abandi. Ariko ngewe rwose simwemera, ngewe Fanny ku giti cyanjye, ni igitekerezo cyanjye kidakuraho icy'abandi. Njye nabonye n'amasengesho asenga umva atamakinga sensi, nta munyo nta mukwaha afite, umva ni ibindi bipfayo ngo byapfuye nk'abandi, kuko ntabwo umuntu ashobora kujyara ngo abwejagura ibintu nka biriya. Imana niyo kubaho, ntabwo Imana ariyo kuza kubwejagura muri bino bintu byo ku matikitoko ngo mvuge imyanya ndangagitsina y'umugore, mvuge ibintu bitahesheje Imana icyubahiro, nawe ngo uri umupasiteri ngo uze kubiha agaciro, ngo uze kubishimagiza. Ni ukuri kw'Imana nta mupasiteri urimo aho ngaho. Njye nicyo namugayiyeho, na biriya bintu aza kuvuga ngo aje kuvuma abantu, rwose buriya ni ububwa, ntabwo ari ubupasiteri. Umva uriya mupasiteri ngewe nizamuka kuri live ntazanzamure, sinye nawe ari abapasiteri nk'abariya. Umva nanjye azaze muhanurire kuko mfite Imana. Na biriya bintu mureke mbabwire ikindi kintu njye nagayeho uyu mupasiteri. Njye ntabwo nashirikiye amano. Oya, ni wowe uri kuvuga iby'imbeba. Njye ndamwita umupasiteri kuko niyo ko ngewe rero hano Fanny ntazi no pasiteri irambeba utamanura uretse gatoya. Ntazi no pasiteri nyine kuri phone yanjye. Reka iyo usanze nyir'urugo abyina yambaye ikariso, nawe ubyina wambaye ikariso, ariko sinzi ubikoremo amakosa. Jani reka nkubwire njye impamvu nagaye uriya mupasiteri, sibyo? N'abandi bose bari kuri ipono bayikurikiye. Nyine kuba uri umukristu uri umupasiteri, niba bavuze ngo umuntu yakoze icyaha, ni ukuri kw'Imana turi abanyabyaha. Na gutya amagambo tumaze kuvuga hano, Imana ivuze ngo iduhane yatujugunya mu muriro utazazima. Ariko Imana ni inyembabazi. Niba umuntu ari umupasiteri akaza agacira umuntu urubanza atari umucamanza, ntawe utandukaniye natwe. Ngwino wigumira imihanda kuko nawe urayikeneye, kuko nabonye nawe uri umunyamihanda. Ntakajya aza gucira abantu imanza ngo uyu nguyu ngo ajye muri gereza ngo afungwe, ahubwo urabwiriza umuntu agakizwa. Kiriya gihe cyose njye sindi gushigikira ya mpano ku bizaha yakoze. Nuko numvishe ukuntu uriya Pastor Kim yaje akavuga ngo ya mpano ngo agende afungwe ngo ahanwe, ahubwo uramuganiriza akatura akavuga ngo bamuzirike amabya. Yego sinabyumvishe byamabye ni wowe ubivuze. Yewe icyo numvise yarabivuze ujya kuri nuza ujya ku mavideo yanjye urabisanga. Yego njye sinyamamye ikintu ntumvishe. Njye ikintu numvise gusa avuga yaravuze ngo bamuhane, ngo nanjye nimbikora ngo bazamfunge. Imana ni inyembabazi, igiye kureba ibyaha Kim akora. Ni ukuri ko Imana Kim ntiyanahangara guhagara kwa Godfather ngo apfune, nawe yajya mu muriro w'abanyabyaha ntazongere guhaguruka ukundi. Ariko kuko Imana ari inyembabazi ihora ibabarira saa sita na nimugoroba, niyo mpamvu Imana itugirira imbabazi. Pastor Kim, niba uri kuri iyi pano ntabwo ari pasiteri nakubujije. Okay, sawa nabyumvise. Niba ari kuri iyi pano ari kudutegera, Pastor Kim, Imana yaravuze ngo none aramanura mana we. Fanny nakubwiye ngo utongera kubwiza ngo pastor hano. Hano handitse ngo imbeba Kim, niba udashoboye kubisoma utubwire. Congress ngo waye pass. Ariko narakenze ndabona ko kubasha. Ndabona ubuvugizi busigaye ari njye nyine ugomba kuba umuntu. Kambe ngiye nimba ngomba kuvuga imbere. Mwaretse kumvugiramo. Sorry sheri. Ngewe ndabona ubuvugizi bwose bubaho busigaye
ni jyewe ndi bubuguye nari nakubwiye ngo wirukane umumodereta yitwa Skyra uhita ungira ingabo yawe diregita ahita usanga kuri pano ahantu hitwa kwa Shafi usize umparitse uzunkandeho ibihumbi biruti bya Shabi nurangiza ejo nzakuvugira umunsi wose menuye urumva ngo ukure ukuba imbeba ngira umuntu nukuvuga ngo urahita ungira modereta nyimika ungire modereta ubundi nje nkubere mama pasteur suzi ko nari ndi kugusengera kwa ejo ndi kwa Godfather warambwiye ngo ngufate miri ngufashe miri ubu ndakubera modereta nkubere umuvugizi nukuvuga ngo sanga kuri panano usize umparitse kwa Shafi usangeho numara kunsangaho ukankandaho nukuvuga ngo ndakubera umuvugizi ukamutse utasanze kwa Shafi wasize umparitse ngukuraho mu modereta witwa Skyra nuko Imana isira kuri gukora ibyo byo ndi bubigukorera ariko uhenure nta kariso wambaye ndaye namenure nta kariso nshaka ukuntu mukuraho uru rusyo rumuriho urabona ari buze gukira uyu muriro gute koko ndagukura kugira ngo utaza kwibeta ukayambara ndi mu Congress isanga kwa Shafi nonaho nkandeho tugenda nkandeho nkarayo ubundi urebe ngo ndagukura uru rusyo ahita nzana Maria ngira amaso ahita agenda ajye mu bituku bya rapoete ubundi agenda ajye mu mitwe y'abantu bose gite muri umurani rero ngira modereta pastor reka mbenji kuruguturira abantu bose ndabakurugutura none se rapo ubundi hano habaye iki ko nazi ibyabaye umuntu urumva asize aparitse kuri pano kwa Shafi ngo muzamure Congress akanze abantu bose abarirutse kumbise namenya ko hano umuriro waje sanga kwa Shafi ayiwe umuntu wanga Congress azapfa yihambe none se Congress wamenye ko bankoye oya ntabyo namenye buretse gato windeve ndikwibagira imbere mugabo n'ibyanga n'byangane ngenda gufasha ikariso utibe tukayambara tu umva rero Congress nkubwire hano habaye iki ura witaga pasteur yambo pasteur yiswe imbeba byagenze ute rero pastor Kim yitwa imbeba Kim nyine byagenze ute uko byagenze yavukanye ububeba bwe turabumushubije urumva uretse yavukanye ububeba bwe turasubiza ko najya mpfa kubaga abo mbonye ibishwi n'ibinyururu ariko ngo bagabo gusa rero uriya nawe usibye wenda yuko uratari umugabo afite akabuno batomba ariko icyo mvuga ni kimwe urumva nagereka kuza ngo yigire umuntu uhagaze mu izina ry'Imana ngo akora ibyaha urumva yitwaje izina ry'Imana nareke kubeshyera Imana. Icya kabiri, Imana ntabwo ari umukene ku buryo abakozi bayo bahora basabiriza. Imana irakize ku buryo yuri umukozi w'Imana uba ugomba gutanga, utagomba kugira gute gusabiriza. Nkurikije amavuta ntabwo n'Uwiteka ngakurikiza na Bibiliya nize imyaka kuva navuka kugeza ubu. Pastor Kim murusha kuba pastor, murusha Bibiliya. Rero niba kuba uretse niba kuba pastor bigendera kuri theology n'u Rwanda rukaba rubyemera, mpagaze muri ayo mavuta mwambuye tete wo pastor mwisimbeho. Niba uretse niba yihakanira ko atari imbebo, azamuke haba kuri pano yawe haba ku yindi pano, duhangane dukoresheje Bibiliya y'ijambo ry'Imana. Mfite Bibiliya ntagatifu, Bibiliya yera na Bibiliya y'ijambo ry'Imana bire 3 zose, y'Abayehova, y'Abagatolika n'Abadventiste bafatanyije na Protest. Urakomba izo Bibiliya bavuga ngo nkozi kara ryaka ku munwa ni hehe? Nge ntago ndi gusema na reka nkubwire ikindi riri jambo oya koresha abantu bafuta kansozi ngewe rero mpagaze mu mavuta Uwiteka mpereza, sinzaza kwiyambura ubu muntu ngo nigire pastor n'ibyaha nkora, ariko ubushobozi n'ubumenyi mfite kuri Bibiliya bunyemera kugira title ahubwo y'umuprofete, kurikije abaprofete mbona hano mu isi. Urumva ariko ibyo bintu sinzabikora, ntabwo nizi ijambo ry'Imana mu kuza Uwiteka Imana mu namwambuye title y'upasiteri hano ku mihanda yitwa imbebo. Ninzasanga yita ngo Pastor Kim nzamubaga,
ariko nakorera iriya tayito ye y'ubupasiteri ntacyo nzamutwara. Rero niba ashaka kwisubiza iriya tayito ye mu izina ry'Imana, urumva azaze azane Bibiliya, nanjye nzane Bibiliya, afite imirongo imudefanda, yisubiza ubupasiteri bwe. Ariko mugize yagize ubwenge akankandaho rayoni bundi nkangana mu izina rye. Congress mu gihe rero atarakora ibyo bintu ni imbeba, ubwo bubeba bwe ntabwo mbumwambuye. Ese mwapfuye iki? Ntacyo napfuye nawe. Niba uzi ko atombwa bamutomba waba waratombyeho. Congress ndakumano Butomba mimi naelewa ni Kiswahili. Ushatomba yeye. Noneze Kongre ko twese tuzi ko Gabisi yaguturikishije, nge naraguturikishije. Hapana, haujanicurikisha lakini baramusebeje numva gahinda karanyishe mburaho nkwirwa. Rero buretse n'ubwo muye modere tubanze wumve ukuntu no kuri pano yanjye bigenda. Buri muntu wese agira ukuntu agenga pano ye, ukuntu bigenda iyo ndi kubaga unsaba pase ngo iki mu izina rya Yesu. Numbwira ko ibyo yakoze Gigi nawe yabigukoze. Ni mbabare wese abagenya munsi mumbe mumbabariye. Urazi ibintu yakoreye Gigi shari umubyeyi. Ari n'umugore umugabo shari. Janine reka mvuge ino jambo. Njyewe uretse mvuge kano kantu powe Gigi mutinga hano kuri pano yanjye bansaba pasi niko nkora, uramanika ngo repowete pasi ngakuha pasi. Okay, ngaho makanya ni uko bigenda. ngaho se n'umunota uyu mu munota umwe cyangwa uyu mubyeyi yaramusebeje afite n'umugabo mwana afite n'inda y'amezi. Mutabona Janine reka ni myuti Hari ubwo twigeze none ni mu manuke ntari ibindi bamubishaka. sawa rero. Urakoze Jessica. Ndago oya zamura Gigi mu mwanya rapowe ndakwingiye. Janine ukuntu bigenda hano abantu baruzamuke babimenye ukuntu bigenda. Kwanza kangwereze modereta Janine mera Gigi azamuka. Uyu mubyeyi bamusebeje afite inda y'amezi 2. Umwizamurire